Ja ingagari zose zarananiwe ahora mu bandi kumurima arayoboye baby zo mu bitabara kubike buri musore wese amwifuzaho n'imiho ku musozo n'umusaza heyo this is BYT na DA Emereizo. Gahunda rero uyu munsi twapanze ko tugomba kuza muri studio za Chomeka TV tukahatwika hagasha yewe. Uyu munsi harashya. Ndi kumwe na DA Emereizo. Harashya. Mutise tugamije iki? Babwire. Tugomba kubatamo imizigo yanje vonke zitaba. Babwire kuri iyi tariki tuje muri studio kugira ngo tubagaragarize vibe cyangwa se hashe mutise nibiki ni muri make rero tutabatindiye n'umurongo twanditse mu mwaka w'ibihumbi 2021. Yes. Ubwo narindi kumwe na Emereizo nibwo natekereje gukora umuziki tuwita Babyzo Karim. Muti byaje kugenda uterero burya kera twaratwikaga ariko kugezana n'ubu noneho dusigaye dutwika noneho hagasha hakongera hagasha. Gahunda rero ni ukubakubita uwo murongo witwa Babyzo Karim namwe mukaza muri comment muvuga uko mubyumva. Emereizo uri ebo uyu murongo n'uwa zamani umenye ko wasize imyaka igera muri 4. Nkwijeze ko ndi umuntu wa mbere utajya nibagirwa umurongo nanditse. Yes. Uyu murongo rero niwo tugiye kugaragariza abakunzi ba Chomeka TV. Bone kuri Chomeka TV babona twageza ibintu bitandukanye harimo ibyegeranyo gusa n'imiziki yanjye itandukanye ariko ntago bazi ko hari ndimbo twigeze gukorana mu mwaka w'ibihumbi 2021. Hari ryarira 2021 kwari tukiga secondaire kwe. None ubu dusigaye turi abasaza imvi zabaye uruyenzi. Bashaje. Tutabatindiye rero ndumva twakanzika. Don't worry dukomeze. Tubatemo? Yes. Cyangwa tubareke? Tubatemo. Tubareke ki? Abakunzi ba Chomeka TV. Ndashaka kubona muri comment. Tubatemo cyangwa tubareke? Tubatemo. Oya nje nshaka kubona muri comment hari bari kwandika. Tubatemo cyangwa tubareke? Tubatemo. Okay, numvishe ngo gahunda tubatemo. Twagiye. Yes. Yes. DA Emereizo na BYT. Babyzo Karim Goshyuma desire wasajije ingagari umwari w'Ikigali ni wikola Babyzo ingagari zose zarananiwe ahora mu bandi kumurima arayoboye Babyzo mu bitabara kubike buri musore wese amwifuzaho n'imiho ku musozo n'umusaza Emereizo rapofotse emusamukura kuri be emusamukura kuri be emusamukura kuri be Babyzo Karim Goshyuma desire wasajije ingagari umwari w'Ikigali ni wikora Babyzo Babyzo Karim take me easy me dundake munayiti mpobera fataki simimperiza uwo tuvugano watoranijwe mu bamisi uwo mukika ntaramenya kwisiga mu korogo aho mvuze hose aho nyuze hose Babyzo Karim wacajije ingagari Babyzo Karim wacajije abahungu birancanga mushira mu mutima birandenga ibyo dukora biradenze uko tubikora birakwiye biruta n'ibindi byose biruta n'ibindi byose Babyzo Karim Shyuma desire wasajije ingagari umwari w'Ikigali ni wikola Babyzo
jo ubu inkweto zarahenze zifite agaciro ni nk'amabuye y'agaciro baby zo Carine dushimishwa no kubona bwije bugace tugakora ibikwiye tukava mu bandi tugakina izaco korana courage uve mu byarendo ushigitura kuri nkwazi nyana y'inyambo ushimisha abafana ureka inyungu zo muri quartier oh baby zo na jaipizo baby zo bless you my heart she is one of mine I like more than your thing baby zo Carine ubahwa nkukunda birenze gundeba mu masura bibonamo so sorry now with the love it sorry baby zo baby zo ni wikola na B white man bonge ya danger gahunda rero kwari ukwibutsa ko burya twarakoze turayirangije man oya nta mpamvu yo kwirangiza kwari ukubanyurizaho kugira ngo tubereke ko dufite indirimbo yitwa ariko si ubu muri comment rero bagiye guhinda ngo Carine mwavuze Carine kandi muturanye na Carine quartier zanyu arakwe nta ba Carine baba nejibara n'amagambo amuvuze ba Carine ibaza ibintu ariko amagambo navuze nayo urukundo no gusa abibaza ibyo ntago twabitindaho nyine n'ubuhanzi wowe Carine umenye ko atari wowe Carine ntago ari wowe ako ntago wabyumvishe ngo tuvuga uwo mukeka ntaramenya no kwisiga mu korogo wowe ntago ari wowe nyine to utirya ngo wishire hejuru kwere nyine wumve ko ari ubuhanzi ariko yanaba weda nubwo atari we ariko so thank you Carine ni ideology yaje nyine gutyo twayikunze na ideas yaje turayikunda turayidevelopa ivamo indirimbo ubu ni umuzigo reka twiganire rero abakunzi bacomeka TV bo nyine nk'ibisanzwe ubwo baraza kutubwira uko babyumvise muri comment iyi ndirimbo tuyisohore tuyireke icyo ni ikibazo yego cyangwa oya ubwo muri comment tukabibona twikomereze twiganirire ese wowe iyi ndirimbo iyo wibutse ibi bihe turirimba uyu muziki mu mwaka w'ibihumbi 2021 se wagize ntitwatangiye bamwe umuziki kera turashaje kweli tusaze mu muzigo mwana turashaje ubyumva ute rero nge nakuzanya muri iki kiganiro kugira ngo tuganire ubwira abakunzi bacomeka TV ese urahari ngo tubakubita imiziki ya danje ese urahari ngo tubereke ibikorwa twakoze ngiye ikintu nshaka cyambere na mbere nshaka kukubwira umenye ko mpari wese kuva ku mano kugera ku mutwe cyane ahari cyane kandi so nge urabizi ko ndi koresha wasi byatari urabizi nge ndi umukoresha wasi ndakora hard work urabizi nawe nk'umusaza twarabaye ariko nge icyo mbijeje ko uyu mwaka ugomba kurangira twabahaye nase ubundi uretse n'iki uretse iyi ndirimbo wenda twakoranye we hari izawe bwite wawe uri gutegura mungu nge mfite nyinshi cyane mfite imizigo myinshi ngomba kuzabatamo dore mwana turi kugera muri sama nukugira ukagira icyo ubwira abantu sama imenya ngo nicyagiye abantu baba bashaka vibe ngiye sama ndabatwikira mfite imizigo myinshi okay aho ni sawa cyane undi dore gahunda ngiye dore ukuntu nteye sasa ndi umuntu ugira igitekerezo nkatana cyapurika oyasi cengira igitekerezo nkana cyapurika ko kanya umuhungu ko nkuzi ko gusa ndakuzi kuva zamani hari ukuntu ntazaga nkahita mvugina ariko umuhungu ko mfite imironko urahari nyuma y'amasegonda 3 nkumva wakubisemo imironko ya dance gahunda urabizi nukubaha niyo gahunda rega nibyo byacu wibyo rwose wumve ngo package ya banga na amabanga ubundi gusa banga
yumvishe ngo hagasha. Ariko icyo tubijeje cyo mutwitege tugiye kubakubita icyo bita bangazi. Ariko rero umva se iki kiganiro kirarongoye cyane. Ntago narinzi ko ushobora guhita nkubwira nti urahari nguze mu kiganiro ngo uboneke tu. Ati yonje mise mfasha gatagisi. Bashagagatagisi bitangugeraho. Ariko n'ubundi iyi studio wari ugomba no kwigiramo ukareba siraga icaho ukuntu biba bimeze. Dore nahamba nibereye akabazo k'amatsiko. Umuntu wese ushatse kugera muri studio za Comeka TV aba ari arowed aremerewe kuba yahita aza akubwira ati JPzo cyangwa se musiko mpari nze untumire cyangwa nze umikaze muri Comeka TV wamwemerera cyangwa ambo kuza muri Comeka TV biremewe ariko hari icyuzanyemo hari ikikuzanye. Ntago nanone buri wese yemere kuvanga aratekereje ngaraje nta kintu azaniye abakunzi ba Comeka TV. Ariko gihari by the way turavugana akaza akagaragariza abakunzi be cyangwa se n'abanyarwanda muri rusange. Mundi bwo muri make Comeka TV ibereyeho abanyarwanda even n'abanyamahanga babyifuza. Ubwo ibereyeho kugaragaza talents. Talent ubundi menya ngo we nubona n'umuntu cyangwa se dore ko impano bari nyinshi ukabona koko iyo mpano irizewe kandi yabuze ahantu yayitambutsa dore ko byagoranye. Kuno umuntu usanga afite impano ariko akavuga se nabigenza gute. Comeka TV ni igisubizo. Mfite umwana witwa bamwita Shido. Uramuzi? Shido ntago ni kumukura neza. It's a very big talented. Umwana ufite talent ya danje nawe ndaza kumuha link azaze agere muri studio za Comeka TV. Hari undi mfite bita Noboman. Yitwa Noboman uramuzi? Nobo ndamubona hari mu mujyi nawe it's very big talented. No kumuzana agataha nawe studio akayigiramo nawe akarayibyaye. Hari undi mwana nzi big talented yitwa Bruce Teen no kuri YouTube channel wamusanga Bruce Teen. Nawe ni umutalented wa dance. Ntari abo bareke n'ubundi ntibatwishuye kugira ngo tubamamarize nibiba ngombwa bazaza ntaribi. Reka twanzure rero tubabwira ngo mwakoze kudukurikirana kuri Comeka TV. Uyu wari umwanya wa vibe. Mwayibonye ko nyine gahunda kwa ruko kubitira vibe za danje. Rero twasoje reka mbwire mwice emereizo emereizo ibintu byari sawa cyane. Nyita emereizo byari sawa cyane. Nyita emereizo turi kumwe rero cawu gahunda nagushimye cyane. Duhaguruka twereka n'abakunzi ko twagiye rero gahunda twavuye muri studio karakara ubutaha twatashe.